ubwo narindi kuvuga ku ruhande babyumvikanye babiziranye nimba batabyumvikanye nabwo ni ikibazo kuri uwo nguwo wahatirije mugenzi we gukora icyo gikorwa. Yego, ni ikibazo kinakomeye cyane kuko ni violence. None se ruswa uwayitanze n'uwayihawe bose baba bagomba guhanwa. Mu busesenguzi bwanjye rero nibiramuka bigaragaye ko uwatanze ruswa yayisabwe akayitanga, ubwo nawe itegeko rigomba kumukurikirana. Se baramunkuraho nibo bamuje nawe, ariko kuki abantu bahinda, abanyarwanda barahinda. Uyu mukobwa nige wamuzamuye, uyu mukobwa nige wamugize uwariwe. Abo bantu barimo barahindagana bamumenye kuko mukize kuri iyi mihanda ntibaceceka ikibazo cyabo. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane kuko namwe mutwereka urukundo umunsi ku wundi. Uyu munsi twasuye Afande Laila. Haraciyeho igihe kinini cyane atangiye aseka, muramubona. Laila umeze gute? Banje kuguha ikaze imbere ya byose. Akoze cyane. Wari umeze neza? Ndakomeye. Ndabona ka makeup kabisa ewana. Uratangiye. Wagacapurishije waturitse. Wari ukomeye? Ndakomeye. Ejo nakuri iki kiganiro cyawe reka rangirira aho ngaho. Aho wavugaga ngo abanzi barajya hehe ngo bariyahura ewana, cyari kirimo amagambo akomeye. Wishimiye cyane ko umupapa witwa Ndimbati yatashye. Kankubwiza ukuri barajya he babandi. Ijuru riratabaye. Ngo mbese Imana iciye urubanza ninde wajya kujurira, iramutse irengeye umuntu ninde wamurenganya. Uwo muhanzi ndamukunda. Yego. Numva se adafite ubutumwa bwiza. Ni ikihe kintu cyagutunguye? Nabonaga kabisa uri gukasa abantu benshi. Sinkubeye naratunguwe kuko twese mukuri twari dutegereje nyine twumva ko yenda hari uko dutegereje nyine ibyo bari buvuge yenda ibihano ni kuko abantu benshi nta numwe ari witeze ko Ndimbati ari butahe. N'abantu byaradutunguye. Ntekereza ko n'abari abanzi be byarabashimishije kubera ukuntu umwanzuro waje utunguranye. Kuki uvuga ngo abari abanzi be? Aho hari umuntu bari bafitanye ikibazo. None se hari umuntu ukundwa na bose? Nta muntu ukundwa na bose wa muntu. Wa mugani. Kandi afite abanzi. Nibyo. Kandi koko nta muntu wangwa na bose, nta n'umuntu ukundwa na bose. Amakuru igihe kirekire ndabona look yarahindutse, tentire mu mutwe, twatugofero wadukuyemo. Harya tentire ntabwo tushize twakoranye ifitera? Ntago ngewe ndumva tutakoranye ifite. Nkunda gushyiramo ingofero kenshi yo hari urumuri rwinshi kugerageza kugira kuko buriya aya matara nayo utayitonze yazakwica amaso wasaza imburagihe. Yego. Atangira kwambara marinete kandi Okay. Birumvikana kabisa. Umeze neza. Shameze neza cyane. Umeze neza cyane. Urabizi neza ko umeze neza. Urabizi neza. Ngo hari abantu bakubaza gutyo ngo umeze neza, wambwa ati umeze neza. Ngo urabizi neza ko umeze neza, ati umeze neza. Ngo ariko ngo urabizi ngo urisiri ko umeze neza, uwo muntu nagusubirisha muzamwitondere. Haba hari nk'ikintu aba yagukoze akumva amakuru umuhaye ntabwo ahura nayo yari yiteze. Cyangwa bagiye kukuruga. Cyangwa ubwo wasanga aba yanabikoze. Yakumva umubwiye ko umeze neza kumva ntanyuzwe n'igisubizo umuhaye. Bikurikije n'ibyo aba yakoze nyine. Ashobora kuba yakugambaniye, ashobora kuba hari n'ikindi yakoze ariko kuko utamubwiye ati ntabwo meze neza kubera izi mpamvu n'izi akumva naganyuzwe. Ubwo rero nanjye unyitondere. Ntabwo ndoga. Cyangwa nawe se wandoze ni kuvuze? Neza abantu ntabwo ndoga. N'ubundi bajya bavuga ngo ukuntu dore imbogo ahora kugarukira ngo ushobora kuba ari amarozi wamuteye. Ejo ndirabanye komenti Laila. Ngewe ubundi iyo nzi ko nzakorana n'umuntu ikiganiro nkunda gufata screenshot kabisa kirebera ama comment kugira ngo ahubwo ze kubaze hari comment ya mbere igira ngo ukuntu uyu mugore ahora agarura vava nawe akabyemera
ashobora kuba yaramushyiriyemo akantu. Kubera iki benshi batekereza ko ari uburozi wahaye Vava kugira ngo akomeze kugarukira? harya yaje mu rugo iwanjye bwo nabwo naramuroze aza kunshaka muri Kigali, n'igihe rugo rwonyine rwari muri Kigali kugira ngo aze gushaka akazi iwanjye. Nkahuye nyine paraxida. Ntabwo ari paraxida, hari impamvu yayobotse iwanjye, hari so many neighbors around, atagiye ngo kumange ku ngo zabo. Ubwo nabwo nari namuroze kugira ngo aze rumukurura ari rwo ahingukiraho, aba ari narwo yizirikaho. Nabisobanuye nawe yarabivuze icyo gihe namwimye akazi anyizirikaho. Anyizirika arakomeza arantitiriza, wampaye akazi wampaye akazi wampaye. Nabwo nari namuroze ko kandi twari nari ntanamuzi niko. Yego. Hanyuma se ko nabonye benshi bakomeje bagushinja amarozi, hari umuntu bazi wabararoze? Ibyo nibyo nakababajije. Babaze nyine barahari ku bwawe. Ibyo nibyo nakababajije. Genda umuntu wemera Imana nasenga. Ngaberega babaze w'ibimbye. Ntabwo ngendera muri ibyo bintu. Ahubwo abo babitekereza gutyo hari icyo babiziho, kuko umurozi niwe ushinja abandi uburozi. Ushobora kuvuga ikintu udafite amakuru. Ubwo ahubwo abo bantu babitondere. Ase nk'iyo umuntu aje gutyo wamugana akagushinja amarozi, utaramuroze atazi ibyibuze n'uwo wigeze kuroga, umwakira ute Laila? Mwakira nk'ikigoryi. Kantu k'ikigoryi mentioninze kariko kabi. Ntabwo ari kabi. Nukuri ni kabi cyane. Mwakira nk'ikigoryi. Nukuri kwita umuntu ikigoryi. Nese urumva batari ikigoryi. Ni gute ushinja umuntu ibintu utanazi? Ntunamuzi. Aba yari umuntu tunaziranye, navuga ati yenda uburozi, hari ukuntu umuntu ushobora kwita umuntu umurozi yenda kuko agira n'umutima mubi. Ariko nta n'umuntu nzi. Ibyo yenda ubwo yenda n'ababivuga nawe bavuga wasanga abanzi. Ariko birashoboka ko n'abanzi bakanyita gutyo ari abanzi banjye. Kuko umuntu nzi wa nyawe uzirayira Liyo Laila nta nubwo yatinyuka kuvuga iryo jambo, yahita ashyira umuntu. Kuko Imana yamuziza kuba agiye kuvuga ikinyoma cy'ukuri azi. Yego. Ya. Hanyuma Laila, ndakomereza kuri iri jambo nabonye, reka mvuge ngo wasizoye wasaze, ndetse uti ngewe ngomba kwitabaza RIB. Aho benshi nanjye ndimo byaducanze. Vavuti Laila yaranshutse ngo mbeshya abantu. Laila uti rwose biriya bintu nibo babikoze, nge darengana tabwo nditabaza RIB. Ubundi ukuri kwa biriya bintu nka Laila, tuvuye mu mikino, tuvuye mu gutwika, turetse n'ibintu bya blague pe, ukuri nukuye nka Laila. Ukunde urabona ndi umuntu wo gutwika, imyaka yanjye urabona inyemerera gutwika, ngenda zimya ntabwo ntwika. Ubwo rero icyo gisobanuke, nge sintwika, abantu ntibananshakira aho hantu, ntabwo ntwika. Ahubwo icyo nkora jewe ndazimya hahiye. Urazimya hahiye? Ya. Gusa uradusubije. Niyo mpamvu nyine ntabwo wabonye uko bo baje kuntwikiraho, ndabazimya ndasohora njugunya hanze. None Vava akavuga ngo ni manager wanshutse? None se ni ubwa mbere savuze ibinyoma? Si ibintu n'abantu baramumenyereye avuga ibinyoma. Laila, muri make ugiye guhindura dore imboga umusazi. Nose ntabwo ari umusazi, kuko sinanjye ubimwita, nanagaya n'ababimwita. Dore imboga ntabwo ari umusazi, ahubwo niwe uzi umukini icyo bivuga. Ibi bintu abirimo abizi. We yarebye aravuga ati ko mbona hatarimo hashya neza, ati reka mpindure imvugo kugira ngo hashye neza. Ibi bintu abirimo abizi, uriya mukobwa akora ibyazi. Hanyuma ndashaka udusobanurire, ese bajya kuza hano hari akantu nabonye ngewe ndavugisha ukuri umuntu twete kwene mugiti ibi nagakino ubirukana nabi agasohoka asa nuri guseka. Kuko we yarazi ibyarimo kabisa, yarasohotse ariko we n'umunyamakuru mbona we yarazi ibyarimo. We yarazi ibyarimo, we yarabizi nyine, we yarazi ibyo yateguye. Wowe wapanga umuntu, ese wahamagawe nande? Wowe wapanga umuntu ibintu ukamusohora kuriya? Ni ikibazo. Cyo ni ikimenyetso kimwe abantu bagomba no kureba bakakibazaho. Waba wapanze n'umuntu ibintu ukamusohora kuriya? Hanyuma uhamagarwa ngo yije kwishyuzwa, wahamagawe nande n'umunyamakuru cyangwa se na dore imbogo? Ntabwo bampamagaye. Nabonye bahage kwirega iwanjye barahaza. Yego. Nabonye baza ndange ndanababaza ntese ko
ntimuransuye ntituragusuye ko mbona se muzanye na kamera abandi basura abandi na kamera ati nuko nyine munyihangane nuko biraho none ukabona se biterwa n'iki ko Vava gukomeza gushyira mu majwi ngo manager yaranshutse nuko nkunda nuko nkunda ngo nuko nkunda none se iyo umuntu mukunda ntabwo ukomeza kumuvuga umutindaho cyane unamutekerezaho hanyuma Vava atanantekerejeho nabona ko atankunda ariko buriya ni ikintu waramuvugishije se byibuze amubwite se twaravuganye hanyuma gusona ko bitewe n'iki kuvuga ko twaravuganye ndamubwira ni nutansaba imbabazi nzakurega hanyuma imbabazi yarazigusabye biri mu nzira ndategereje hanyuma numvishije ari n'abapolisi hari igihe abaza n'abapolisi bayi abapolisi bashaka kuvuga ba Lagarete yavuze ngo bazirete abapolisi babazirete nabo numvishe babije mu wabyumvishe ngo bari kumubwira nyine ngo esize miliyoni 2 umuntu azikurimo tugende tumufunge cyangwa se tugende tumuzane abapolisi ntabwo baba ari abanyamwuga nabo hanyuma w'ikintu yakoze yavuze uti rwose wo kabyara ibintu n'ugutwika arabeshya nawe n'umubeshyi nese ubwo mupolisi ubwo bunyamwuga bwe bwa buri umuntu ntiyakuregeye wafunga umuntu ntawakuregeye gusa ubwo bunyamwuga abapolisi tugira mu Rwanda ntabwo bakora batyo cyo nacyo ni ikinyoma right ubwo ni ukuvuga ko ari kubeshyera abantu benshi ntabwo abapolisi biha akazi kandi nabo barashishoza abapolisi n'ibigoryi umuntu ntiyakuregeye ese umupolisi yababona ikintu cyabaye akandi nyirukukemura ikibazo cyazaho agomba kukibariza akajya kuri social media barangiza bakintervene aho batatumiwe cyo nacyo ni ikinyoma polisi bacu bo mu Rwanda n'abanyamwuga aho yarababeshyeye hanyuma ibi bintu ko mbona mwese mwaducanze ari Layira uri kumugeraho akagucanga ndetse nabonye na comment nyinshi zagututse cyane uti Layira rwose ukomeje kugerageza uburyo ki mora mbivuga jewe abantu bare abantu batukana nta kindi kibatera n'inzara mujye mubabaza ko babariye umuntu araza muri YouTube akinjiramo agatukana yarangiza agatajya kwinywera igikoma kitarimo isukari amajije gutukana ko umuntu ari umukene kandi nabazi neza ko agiye kunywa agakoma katarimo isukari Sandra nagakene kandi arimo arahoza agakoma ku ruhande katiberemo isukari kuri mega zanjye zijana nihutisha ndetse abantu nibabyumve ko ari ubwirasi sinubwiyemezi ariko icyo nshaka kuvuga nshaka no kugaragaza nta ndangagaciro ziri mu gutukana bamwe bavugaga ko nyine uri kubikora kugira ngo ube wakomeza kuvugwa ube utazima ngo ndetse ngo ukaba hari amakosa uri gukoresha Vava kugira ngo nawe azime kuvugwa kugira ngo bigende ahubwo bakabaye banshimira mbaye ari gihe wabikoze mbaba ari gihe wabikoze nkuko babitekereza bakabaye bashimaho kugira ngo bagaye nise ntago bigaragara ko yari yarazimye muri make yari yarazimye wituvuga ngo reka noneho mite mbaye navuze ngo mbaye ari gihe wabikoze ndamutse mbaye ari gihe wabikoze nakabaye mpabwa Prix Nobel igihembo cy'ishimwe kuko naba uzi first of all na nyirubwite aravuga ati biriya bintu jewe nabipanze we ngo yabipanze ngo babimupangiye ababimupangiye simbazi ngo bigamije kwamamaza indirimbo ye cyo gikorwa n'icyo ubugwari mwabantu mbaye Layira ari gihe wakoze icyo kintu ntabwo sinashimwara reka dusipoze ko ari jewe wabikoze nkuko mubinyitirira ubwo ni mwami igihembo mwabantu kwamamaza ibikorwa by'umuntu ubuntu barangiza bakabikugayira mbaye ari gihe wabikoze none se nimba umuntu akagaruka akavuga ati rwose ibintu wakoze sibyo yaba nawe nta mitekerereze afite yabaciritse mu mitekerereze none se nimba uwo gikoreye ubwe atari kugushima uragira ngo abantu bagushime bahereye kuki je navuze ngo mbaye ari gihe wabikoze sibyo mbaye ari gihe wabikoze kandi by the way uwo nguwo uvuga ngo ntari gushima we ibyo yakinnye yari yateguye niwe wabyikiniye aho tubumvikane niwe wabyikiniye si umuntu waje ngo amuvugeho ibintu we yaraje arabyikinira by the way anasanze iwanjye abantu banabone ikimenyetso yansanze iwanjye ese namushoye mu bintu jewe nibereye iwanjye ansanga iwanjye
ahubwo yagize ubwoba kuko yabona yakoze amakosa yo kuntera iwanjye ahindura imvugo imvugo gutyo rero ni nko kumvikanisha kuri kuvuga uti njye ahubwo abaza kuntera mu rugo rwanjye ndabiyamye ndabihanije nyine ese ni gute utera umuntu nta karibu yaguhaye n'undi munsi ahubwo umuntu uzongera kuvogera urugo rw'umuntu ni n'icyaha gihanwa n'amategeko kuvogera urugo rw'umuntu nta karibu yaguhaye nta kazi yaguhaye ni icyaha hanyuma nari nasobanuye nabi baranyunganiye ngo abapolisi bamubajije ngo kuki ajya kurwanira kuri kamera kandi bahari ntajyane ikirego ngo abe yagutanga avuga ikibazo afitanye nawe ahubwo kugira ngo aze kurwana hano mu rugo rwawe aricyo abapolisi ba Lagarette bamubajije cyangwa se babazirete nk'uko abivuga we impamvu yaje kurwana mu rugo rwawe we noneho yagira ubwoba akahita ashyira ukuri kose hanze ndetse akiyemeza kujya ku mbuga nkoranyambaga kuvuguruza inkuru mwakoze yuko byaragatwiko ntabwo uhita ubyiyumvira ko ari agatwiko urumva abapolisi bamugeze ugewe nyiri ugushinjwa ibintu ntabwo abapolisi bangezeho undi bamugeraho aho namwe muhasobanukirwe nk'abantu bafite ubwenge reka vava ni icyamamara ahantu hose ahura n'abantu ubwo wenda ashobora kuba ndifashe kuba ari icyamamare bitandukanye n'itegeko kuko itegeko ntabwo rireba icyamamare n'utari icyamamare sibyo itegeko waba uri icyamamare waba utari icyamamare mwese uwo uri we wese yes ndabyemera icyo rero nashaka kukubwira hanyuma none kuri uyu munsi se nimba wumva ari Vava wabiteguye numva ufite uburakari ko ugomba kujya muri RIB urajya muri RIB kumara iki ko wayitabaje cyane Raila oya namuretse ntafi njya kumushaka yise muri RIB uriya mwana kuko ari umukobwa wanjye nabamushaka ndetse benshi babifashe nko gushaka indonyi cyangwa se amaramuko hari uwo naregeye ngarashaka kumujyana muri RIB kugira ngo abe yakuraho Vava ubufaranga runaka hari uwo naregeye se wari kuregera RIB niba wisubiyeho wenda ushaka kuba wabonye comment nyinshi ziri kugutokinga zikubwira jewe gese ntinya comment nta nubwo ntinya abantu ntabwo ntinya abantu nta nubwo ntinya comment ndo kuvuga ko ntinya abantu ntinya na comment iyo nzi ko genda imukuri kwanjye muhagararaho mfite impamvu zanjye zatuma mpagarika ikirego mfite n'impamvu zanjye zatuma nkomeza ikirego nta na kimwe bibareba habo none nihe mpamvu yatumye uhagarika cya kirego rero ni impamvu zanjye hari uko twabiganiriye ndetse benshi bavuze yuko RIB akenshi bamwe bayigize imikino no mu gatwiko ati RIB kazamo ukabona yuko mbese none si urwego rushinzwe abanyarwanda yego ariko wayigira umukino igihe uri mu gusebanya igihe uri mu kugira gute wowe rwose umuntu unasebya urwego rushinzwe kumurengera no uwo sindi kumwe nawe heko by the way abantu bajye bumva ko twebwe ibyamamare kuba tunavuga RIB cyane hari benshi tunafasha hari umuntu uri hari utazi ko urwo rwego ruhari kumufasha ariko akenshi yasobanukirwa yabona ibyo uko tubivuga kenshi agatangira gutekereza ko hari urwego hari benshi cyane batabizi batazi ko RIB batazi na RIB icyo ari cyo sibyo ariko ko tubivuga sibyo buriya abantu abasitari hari ukuntu tugira twinspira abantu tunatanga message ku bantu iyo itanze nabi ni bibi ukavuga uti yenda ukavuga ati RIB nta kintu yamfashije ni iki aho ngaho ubukoze amakosa kuko nta kintu ubufashije societe uri public figure abantu bakwigira abantu hari byinshi bakubonaho sibyo ariko iyo uvuze ati yewe RIB nimba narenganye ndajya kuyihiga hari umuntu uba wicaye azi ko iyo yarenganye yirukankira kuri social media ariko yabireba akavuga ati uriya ko avuze ko nimba yarenganye azajya muri RIB burasi bo bakemurira ibibazo nawe ubutaka bari hajye tuba turi gufasha abantu mw'abantu mwe namwe ntimukabwigire intuza ariko mw'abanyarwanda mwe muzasobanuka ryari twe turi public figure kuba public rero figure ntabwo bisobanura kuzigira akamaro wowe gusa n'igihugu kidusaba guhora kwigirira umumaro no kugirira umumaro abandi yego yes hanyuma Raila ni ikihe kintu nenga Vava cyangwa se muri ibi ngibi byabayeho ntabwo turamenya ukuri nta kintu umunenga kubera yuko uriya ibyo arimo ntabyazi kubera icyo uvuga ngo ibyo arimo ntabyazi kubera yuko we yivugiye ko bamukoreye ntuza ngo bamwamamarize arangije warabivuga kandi atararangiza kwamamaza ibikorwa bye ubwo rero yarabatengushya babimukoreye bisobanura ngo ibyo arimo ntabyazi ntabwo bisobanukiwe industry arimo ntabwo ayisobanukiwe
hanyuma se tuvuge kwenda dore imbogo yabeshya hanyuma na boss we akabeshya ko numvishe nawe yabyinjiyemo none boss wewe si umuntu ni umuntu boss we nawe ni umuntu kandi nawe agira ubwoba wa muntu nta mugabo utagira ubwoba Laila wagira ko mikina ni umuntu yafite ubwoba bw'ikise katari wabikoze yavuze ati jya wabwuriya mwana bamuha amahoro wamenya ari ibiki ati nta nubwo nshaka rwose abantu bakomeza kumukoresha mu nyungu zabo wamenya ari ibiki urumva ko nawe boss we nawe yabihagurukiye ati si nkeneye abantu bakoresha umukobwa wanjye mu nyungu zabo abo ngabo bamukoresha mu nyungu zabo n'abakurikirane bafite n'uburenganzira rwose yamenshoningaga uwitwa Laila seriye se seriye erega nawe nubwo wejijisha urabizi ntabyo nzi wa mukobwa we sinjye ndeba ibintu byose bibera kuri iyi mihanda ntabwo mbireba ntabwo mbireba kuko urumva rwose wamaze kuba ikibazo kuri dore imbogo niyo mpamvu abantu benshi bakomeje ngo ariko se kubera iki no mu mama atajya ava kuri dore imbogo se baramunkuraho nibo bamuje nawe ariko kuki abantu bahinda abanyarwanda barahinda uyu mukobwa n'igihe wamuzamuye uyu mukobwa n'igihe wamugize uwo ari we abo bantu barimo barahindagana bamumenye kuko mukize kuri iyi mihanda ntibaceceke ikibazo cyabo banarekeraho uburyarya banarekeraho kwigira abantu bazi ubwenge kwisusara none ntasara erega hari isano hari link iri hagati yanjye nawe hari roots hari imizi igiti giye kuba igiti kigakura hari imizi gihagazeho ntabwo gitangira mu bushorishori gitangira mu mizi bibakurikirana umuzi aho uri Laila umuzi ni Laila hanyuma vava ngo hari ijambo bamubwiye ngo ntazongera kugura inka najya muri kariya kazi kubera iki wabaye nk'umutega iminsi ndetse benshi babyibajije batese niba Laila akunda vava kuki akomeza amutega iminsi cyangwa se abo ni babanze ubwo barabimubwiye je nta kintu na kimwe nakwifuriza uriya mwana kugura inka se je n'igihe ugena ko abantu bagura inka cyangwa ko batazigura ntabwo ari byo ubigena ibyo bintu bigenwa n'Imana ndabyemera ubwo rero abantu nibaceceke bareke no kubitindaho kuko jese ndinda kugenera umuntu ko atera imbere cyangwa ntatera imbere ndinde ntawe ndi wo kugenera umuntu ngo atera imbere cyangwa ntatera imbere yagiye kuyigura ndamwitambika ndamubuza ati have rwose reka kugura inka ariko abantu bagiye bareka kugira ubwenge buke bakanavuga ibintu bifite sense shari gukubita harababaza bagiye bareka kugira ubwenge buke ubwo n'ubwenge buke bajye bavuga ibintu bifite sense ubwo umuntu aramutse afite sense afite common sense yakaje akavuga ati Laila rwose uri umwana mubi kubera yuko umuntu kanaka yagiye kwiterera imbere uramwitambika muri ubu buryo aho rwose nabandi n'umugome ahubwo n'umurozi ariko nimba umuntu nta hantu na hamwe mpuriye n'iterambere rye yatera imbere atatera imbere nta hantu mpuriye nabyo abantu baranshaka hirya hanyuma Laila ari byo benshi bibaje ese nimba ari kukwishyuza ubizi neza ko iryo deni urifite yaranaguteye mu rugo kuki wemeye kwicana nawe mu kiganiro babigize bakurikirana uburyo kinica narinde mu kiganiro nawe ikiganiro baragikurikiye abantu ni bagiye kukireba ikiganiro barasobanukirwa ni ukuvuga rero yewe ibintu byatangiye mbona ari buraga nyine bigeze hagati mbona bibaye serious ndamusohora ikiganiro cyateguwe uricara nk'uko twatangiye timba hayi ikaze Gasaro TV rwose mukore subscribe nutarayikora nakandeho ati hanyuma rero ndi kumwe n'umutumirwa niragira wigize ubonaho bampresenta nese prank mu kiganiro wigize ubonaho bampresenta bari kugupresenta kandi ari umukino nyine kuko nyine bo nibo bari babyikiniye bana biteguye je nta kintu mbiziho muri make bakinnye n'ubwenge bwawe barankinishije baranyinishije nabera nabonye abantu bankinisha ubundi sinjya nkinishwa ariko nabonye abantu banshobora ubutaha nibongera azakurikira iki nuko bagezayo none se urumva nakomeza kwihangana uguha amahirwe ya kabiri waguhemukiye ngo babyita gute nyuma ya kamera hari umuntu ngo ari wavuze ngo umugabo azibeshye ngo arengege igipangu birangira n'ubundi kirenzwe igipangu bigaragare ko rero witotombera mu mata ariko nari navuze nti
ntabwo bari baje barwana, baje ku neza, baje for good. Nubwo bagiye numvaga nyine ari ibintu bisanzwe, n'iki kurega ubwa mbere se Valentine yarazaga muri uru rugo akaza ari kumwe n'itangazamakuru n'iki bafite n'amakamera, numvaga ari nyine for good. Ubona haye gasopo nkana woninga, none avuze ntuzaza wumva ari umugabo, yumva yankozaho urushyi azarenge kiriya gipangu. Wowe rwose ndacyanamwiteguye. ufatwa mu mashati ni ukuvuga we nta nubwo namusohora, ni ukuvuga zira miliyoni 2 noneho dore imboga gushinja yewe nakinga igipangu narangiza nkahamagara inzego zishinzwe umutekano zikaza kumbariza uwo mukino nshaka ahantu ataba. none Laila ni ukuvuga zira miliyoni 2 rero ushinjwa nibyo nimba none wigize ubona buretse mbanze ngusobanura wigize niba yaraje kukwishyuza bigaragara ukaba uri kuvuga ngo ntago byari agakino byari byo koko ubwo bigaragare ko izo miliyoni. None se abantu bose bishyuza baba bishyuza ukuri? Ubwo se yaza kwicara hano aje gukina nawe akaza kwishyuza ubusa? Cyo nanjye nicyo kibazo nakabaye mubaza. Oya wikimbaza uko sinjura imideni. Nakabaye mubaza. Nagize ngo avukabaye umbaza. Nakabaye mubaza. Yego. Ndi mu kiganiro. Kandi warabibonye ko nawe naramubwiye nti kuva ryari. Kuko agenda arinzi nyine ko nta muntu namwe mfite aho muriye n'amafaranga ye, kandi nawe yarabinamwe ariko se kubizi ko amafaranga yacaga iwawe narabisobanuye muri izo za gitumo zabo, nimba ari gitumbo ari franka zayo nkuko yabyivugiye ngo baramuteguriye. Tabimusobanura nti jewe nta mafaranga yawe mfite, ahubwo nsohokera mu rugo. Ntabwo waba ufite amafaranga, ariko reba amafaranga ya Valentina. Hanyuma n'iki wabwira Bakti ndetse Valentine akomeza kugenda hashinja Blanca cyo muteguro mwamushyizemo we atanabizi? Abamushyize bo reka mbisesengure, reka masesengure. Abantu bamuteguriye Blanca bamuteye ikinya kimusinziriza, bamukirininga ubwonko, bamushyiramo ibitekerezo byabo, baramubwira ngo nukine. Mwamusabye nyine ibyo gukora ngo kugira ngo amenyekanishe indirimbo. Bande first of all reka tuanze dukiriyaringa aho hantu muri Blanca sindimo. None ko agushyira amavuga Laila n'ubwa mbere se avuze ibinyoma. Shamane yanjye Laila mu buzima nta muntu wagutsinda, ubu kugeza uyu munsi niyo Fafa yaba afite ukuri. N'ubwa mbere none se reka nkubwize ukuri. Ibintu byose aravuga gusa, nta hantu namwe agaragaza ibimenyetso. Ibintu byose avuga yagiye agaragaza ibimenyetso ubundi akamara abanyarwanda ukuri. Hanyuma bigaragaye ko ari nk'ibyo mwavuganye se Laila nyine nabigaragaza, cyangwa se wasanga umukino warapangiwe hano we kubera ko reba wagize amakengo zivava uravuga uti nitwandikirana azabishyira ku Kabusunzu. Umukino se wibiki kandi wibyo nyine by'amapranka. Ndetse yamentioninze umuntu wita Laila n'umunyamakuru Bakti ko mwese nyine agakiro mwari mukaziranye. Ntabwo uriya mukobwa bamuza abantu ibyo arimo arabizi, twamukuriye ingofero ibyo arimo arabizi. Hanyuma ugiye kumufasha iki ku ndirimbo ye? Nibayirebe, iri kuri channel yitwa Dore Imbogo iri muri caps lock, iri mu nyuguti nkuru. Iyo ushyize mu nyuguti nto haza ibindi bitari byo, we channel ye iri mu nyuguti nkuru. Dore Imbogo gutyo nyine hariho indirimbo ebyiri, bamukore subscribe banayirebe. Ntabwo uzashoramo amafaranga se kandi yarasohotse indirimbo? Oya nyine ko uba wanamufasha mu zindi regari izindi zizasohora. Nta kintu ubufasha bwanjye ndahari. Okay, reka tuvuge ngo ukuri nyine kuzwi n'abantu batatu. Ubwo ukuri kuzwi n'umunyamakuru, kukamenywa na Laila, kukanamenywa na Dore Imbogo. Nimwe bantu mwenyine. Ahubwo ukuri kuzwi n'abaje mu rugo rwanjye ntabyo nzi. Ntabyo uzi neza reza urabyigaramye nka Laila. Jewe narindi iwanjye as usual, mbona abantu barinjiye kuko nari mbazi, ntabwo wabwira umuntu ngo sohoka. Ubwo rero kuri hagati yabo bariya babiri. Niba uyisubihirikaho ngo pa ese kuri mushinja kubibahirikaho nyine jewe nawe mbona. Oya ubu ndi kwibaza ukuntu Vava yajya kubeshya ngo biriya ngo ntabyo nari nzi, azi neza kabizi nyine byancanze. Wamenya agamije iki se bwo kugira ngo yongere ahindure imvugo?
ndetse ngo ushaka no kumufungisha. wamenya agamije iki? Kugira ngo nabyemere ko Raila ashaka kumufungisha. Nahagaritswe n'iki? Ariko waba uri n'umugome. None nahagaritswe n'iki? Nimba nshaka kumufungisha nahagaritswe n'iki? Kandi wari umaze iminsi wikarakasa ngo jewe ku mastatati nditabaza RIB. Kuri stati yanjye warabibonye? Sawa rero. Kuri stati yanjye warabibonye? Narabibonye. Aya. Urabeshye. Ntago mbeshye jewe barabizi. Urabeshye. None niba ritabazaga RIB se bitabazaga uzi neza ko utazarega umuntu, niyo mpamvu nawe ashobora kuvuga ngo aho kugira ngo ibi bintu bizamfungishe reka nshyire ukuri hanze. Kimwe nuko umuntu ashobora kuvuga ibintu kuko yagize ubwoba. Okay. Nabyo birashoboka. Hanyuma ufata gute navuga ariko abantu nibanave muri iryo tiku nimba bamukunda koko nibajye kureba indirimbo ye. Ko mutarimo mutwereka views ubwo mudukunda mwiki? Views y'indirimbo ye ntirimo izamuka mukajya gutukana Raila. Muri aho gusa murimo muratukana ku megabyte bw'ijana mwaguze nkaho mwabukoresheje mujya gushigikira uwo mubeshye ko mukunda ubwo mumumariye iki? ukababona biterwa n'iki ko vavagira abafana benshi cyane iyo ndirimbo y'uburyarya itari kuzamuka. N'uburyarya ni inshuro zingahe twavuze ko yasohoye indirimbo nyuze kuri kamera zirengenye mvuga ko iyi ndirimbo yasohotse abantu bagende bayirebe ntiri kuzamuka. Nyine ukabona biri guterwa nuko abantu ateye kumusura kubera nta rukundo uko tuzika ko n'uburyarya bavuga buriya rukundo bamubwira n'urwo muri comment. Ziriya fata comment 1000 ziza zose zivuga turagukunda ziriya comment 1000 wongeye kuri views kuko bari aba viewers bariho ntabwo ari baraba ama comment ntabwo ari bo ubwo bariya baba baje gutagetinga uwo bataka ngo bamutuke ego bacuranwa n'utumiga twijana bavuga batereka tugire vuba tuveho tutarashira ntabwo megabyte z'ijana zareba indirimbo ngo irangire. Niba bamukunda bya nyabyo igomwe uhebe 5 safra ugure megabyte zihagije ugenda urebe iriya ndirimbo dore imbogo yarasohotse ifite amashusho meza cyane ndabigutuye uyirebe irangire nimara kurangira uraba tubonye urwo rukundo ukunda uriya mukobwa. Yes. Hanyuma reka nkubaze iki kibazo Raila. Rimwe na rimwe uri mu bantu bagira ukuri. Umuntu urengeje imyaka dufate wenda guhera ku myaka 18 akaba yasambanywa cyangwa se yaryamana n'umuntu ubifata gute wowe? Umuntu urengeje imyaka 18 cyangwa se afite 18 reka tujye kuri iyo myaka y'ubukure ubwo 18 akaryamana n'umuntu wowe imyaka 18 uryamanye n'undi muntu yende we ntitwitaye ku myaka ye babyumvikanye uburenganzira bwabo barabyemerewe uburenganzira bwabo barabyemerewe nta tegeko ribagonga bose bemerewe kujya mu rukundo bakanabyaza umusaruro urukundo rwabo. Urahita utuma nkubaza ikibazo mbanze nsoze bemerewe kujya mu rukundo imyaka y'ubukure bemerewe kujya mu rukundo bakanabyaza umusaruro urukundo rwabo gusa bakemera bakibuka kwirinda. Ni inama nta tegeko ribahanira ribategeka kwirinda nabwo mu mategeko nta nitegeko ribwira abantu ngo nimba bagiye kuryamana birinde ni uburenganzira bwabo nabyo. Je ni inama mbahaye bakemera bakibuka inama itishyurwa bakibuka kwirinda kubera yuko iyo batirinze niho hatangira ibibazo tukababona kuri social media barimo baturirira ngo jewe banze kumfasha kugira ngo uremereze icyaha. Ko kantu menshonize niko kabi kugira ngo uremereze icyaha. Ikindi ubwo narindi kuvuga ku ruhande babyumvikanye babiziranye nimba batabyumvikanye nabwo ni ikibazo kuri uwo nguwo wahatirije mugenzi we gukora icyo gikorwa. Yego. Ni ikibazo kinakomeye cyane kuko ni violence ihanwa n'itegeko. Yego. Nuko mbyumva. Impamvu nyikubajije navuga Prince Kid ku munsi ejo zaburana. Ndetse hari bamwe bavuze ngo yararenganye ntiyarakwiye gufungwa kuko ni bakuru abandi bati rwose abamisi nabo bakurikiranwe. Wowe nkawe Raila ubibona gute? Ese uyu munsi kwitaba urukiko yagakwiye kuba afunzwe cyangwa se nka Raila wowe nkawe nka wa muntu reka mvuge warengeje ya myaka ubibona gute? Icyo mpamya ntanajyaho impaka n'uwari we wese nuko nzi ko ubutabera bw'u Rwanda ni nta makemwa ku buryo kibufatamo imyanzuro y'urubanza.
yego icyo ni kimwe. Mm. for now bo bafite ubushishozi, mu bushishozi bwabo bakoze no mu busesenguzi bwabo bakoze no mu bugenzuzi bwabo bakoze, bafite amakuru full package yo kuba bahana uwo nguwo cyangwa se bakamurekura. Kandi nimba igaragara yuko abo ngabo baryamanye nawe, first of all saba under ages, sibyo? Nibigaragara yuko bari muri rwa rukundo nkuko nabisobanuye, bari mu rukundo ku bushake bakabibyaza umusaruro ku bushake, bidafite aho bihuriye n'akazi. Kuko rega Prince Kid ubu ngubu icyashinjwa ntabwo ashinjwa ko yararyamanye n'umwana mu myaka y'ubukure, ntabwo kese yari nk'iriya ya Ndimbati. Icya kabiri, ntabwo arimo ashinjwa ko yaryamanye n'umuntu ku gahato, nubwo hari abagiye babigaragaza nabo bakabura ibimenyetso byabyo. Ari gushinjwa ko yaryamanye n'umuntu yari abereye boss. Yego. Biri mu bintu bihanwa n'itegeko, kuko kuryamana n'umukoresha wawe, kuryamana n'umukozi wawe ni icyaha gihanwa n'amategeko, kuko bigaragara ko ni ruswa. Kandi ruswa urabizi ko ntabwo yemewe mu gihugu, ihanwa n'amategeko. None se ruswa uwayitanze n'uwayihawe bose baba bagomba guhanwa. Mu busesenguzi bwanjye rero, nibiramuka bigaragaye ko uwatanze ruswa yayisabwe akayitanga, ubwo nawe itegeko rigomba kumukurikirana. Kuki wemeye kuyitanga? Harabisezwaga ngo bazaba baminsi akayemera. Ibyo wakwizezwa byose, kwemera kutanga ruswa nabwo baguye mu cyaha. Kwemera kuyitanga uba waguye mu cyaha. Kereka utabyemera ukavuga uti jewe ntabwo ndemera kuguha ruswa, ntabwo nemerana nawe ibyo nsaba, ibyo ngombwa mu burenganzira bwanjye ngomba kubihabwa cyangwa simbihabwe. Yego. Ariko nimba ruswa barayitanze kugira ngo bahabwe ibyo ngibyo, bakagombye gukurikiranwa nabo. Kuko twemera itegeko rivuga ko uwatanze ruswa n'uwayihawe bose bagomba itegeko rirabareba. Yes. Yeah. Rahira umwanzuro wawe kwisuka kara, mise numva ngize ubwoba. Oya, ntabwo ari uba. Niko mbyumva. Ntabwo. Niko mbyumva. None se urumva rero umwana abwiye uti uzahabwa ikamba, kuko byagiye bigaragara mu manza Stiri biracyagaruka kuki wabyemeye gutanga ruswa. Kereka nibigaragara ko yasabwe ruswa ntiyayitanga, abyereka inzego zishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane. Ahari safe kuko yasabwe ruswa ntiyayitanga, bazakurikiranye ni wayimusabye, nabwo ntihamoneka ibimenyetso ko yayimusabye, azabihanirwa. Ariko nimba yarasabwe ruswa akayitanga, uwayimusabye nawe akayakira, bose itegeko rirabareba. Ntabwo byoroshye, biranagoye byo wa mugani wawe hataravuyemo umwana, hataravuyemo ikindi. Rimwe na rimwe ngewe ku cyizere cyanjye mba numva hari ukuntu nawe bizagenda neza. Prince Kid ni umufana wacu, turabafana be, sibyo? Turamukunda, ni umuhungu w'Abanyarwanda. Umugani w'ababandi. Ni umuhungu w'Abanyarwanda, sibyo? Prince Kid, jyewe nsenga Imana, nsaba Imana ko ibyo bamushinja bitaba ari ukuri, ibyo ashinjwa, ibyo akekwaho bitaba ari ukuri. Kuko nimba twarabonye ko uwaryamanye, usibye kuri ya dosiye ye, abantu ntibanayitiranye n'iya Prince Kid. Uriya we yashinjwaga ko yaryamanye n'umwana w'umu under age, ibimenyetso birabura ko icyo ari ukuri, nta fact bifite. Akongera akaba yarashinjwaga ko yasindishije umwana w'umu under age still, niko byitwaga, nabwo ikimenyetso kirabura. Uriya rero ahantu bikomereye ko ashinjwa ko yatse ruswa, gukoresha ububasha afite gukoresha ububasha afite ku bakoresha be, ku bakozi be, ku bakozi be, sibyo?
nsenga Imana asaba ngo hazabura ibimenyetso nk'umufana we kuko simwifuriza ikibi. Ibimenyetso bo ubutabera ntibunyumve nabi ngo bumve ko nimba koko ari umunyabyaha ibimenyetso bizaburizwemo agomba gukurikirana. Yes, ariko nsenga Imana nsaba ngo biba atari ukuri, kuko bibaye ari ukuri yahana. Ko biba bigomba nyine kumera itegeko n'itegeko, ariko ndahamya ntashidikanya ko Imana irahari kubwe. Imana izabigenza neza cyane ko urubanza rwe rwagiye rubera mu muhezo kenshi. Biragoye kumenya idonido nk'uko urubanza rwa Ndimbati rwagiye rugenda. Biragoye kumenya akantu ku kandi twose, ariko nyungu z'abatangabuhamya yes biragoye kuba wabisesenguraho cyane umenye ngo byagiye muri uwo mujyo n'ikindi kubera biragoye. Ni n'uburenganzira bwabo kandi n'ubutabera burabyemerewe kuburanisha mu muhezo. Yes, ariko mu bantu basenga bamukunda bamusengere Imana ibigenze neza, kuko ari ahantu ntabwo ari heza reka. Byaba ari ibibazo, byaba ari danje wa mugani wa mupasiteri ati ni danje. Hanyuma dusa n'abagana ku musozo. Layira ko bito bisetsa ariko itangiye kumbaza ngo Layira ni cyo kintu unenga abantu bo kuri iyi mihanda rero. Ikintu cya mbere mbanenga ntabwo barihuta mu kuvuga, kandi bagihuta mu kuvuga ibibi gusa ntibagire no kuvuga ibyiza. So ubwo rero kuko hari, reka ntanga urugero ku bantu batondagiye batatse Ndimbati bakamurimiraho ibisinde bakamutaba bakamushyingura, koko bimwe bavuga ngo ndashyinguye, ariko hakozwe n'isoni. Kandi n'uburi bugaruke ngo usubize inyuma amagambo wavuze. Ijambo iyo ryasohotse buriya ngo nimba hari inkota mbi n'ijambo. Inkota mbi n'ijambo, ko ushobora gutera umuntu icyuma kubicanyi, ushobora gutera umuntu icyuma yabona bitari ngombwa ko uwo muntu amutera icyuma akagikurayo ntamwice, ariko ijambo riba ryamaje kugera mu mutima w'umuntu no mu bwonko bwe ryiyanditse, ntiwarisibamo ntiwarisubiza inyuma, ryamaze gusohoka mu kanwa kawe. Abantu nibafata ururimi rwabo. Inama nziza cyane. Muri make umuntu navuga yabanje gutekereza. Niyo mpamvu navuze ngo bariya baca imanza, bariya bameze gutyo muri urwo mujyo bose muri iyo kategori. Niyo mpamvu nabise ko ari ibigoryi. Mu magambo meza wabyivugiye ntibumve ko ari njye ubatutse. Nawe urabivuze ariko nsubiyemo ibyawe. Hari umuntu ugutije umunwa arogutije umunwa. Ibyo Layira yavuze nibyo nsubiyemo, reka nkoresha iryo jambo. Ni ibigoryi, nta kigoryi, nta muntu muzima ushobora kujya ngo atukane. Gutanga igitekerezo cy'umuntu fine, ukavuga ati rwose sitwemeranye, ntabwo nemeranwa nawe. Oya, ariko kujya hari ugatukana ibituzi amplis nyandagazi, surumva utaniye he n'umushumba. Ntabwo byoroshye Layira, ubwo benshi barasobanukiwe. Nagiye mbona hari bamwe bakurikira ibiganiro byanjye bambwiraga ngo ese ubundi buturemera ibyande, tureke ibyande, Vava ari kuvuga ibi, Layira akavuga ibi, uti uzatubabarire ugane na Layira tumenye ibyo ari by'ibintu. Navuga ngo njyewe nta kindi nakongeraho ku byo Layira yavuze. Ukuri Layira atanze ni uku nyine uyu munsi. Reka mvuge ngo je n'ajoute rien. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi kuze cyane nawe. Bivuge kujya kuri IKTV shows bakore subscribe baneze imbere. Ngiye gutangira kujya mbasesengurira nanjye. Yego. Duhurireyo. Thank you. Umusesenguzi ndetse sha. Okay, nawe uje ubwo mu basesenguzi kazi. Okay, ri byiza cyane. Kazi nagijyaho. Aki uwo musuma ninde muntu wababwiye kujyaho. Uwo musuma kazi nawe nabonye. Okay, muri make urubanza rwa Prince Kid turwitegure. Tuguhe ikaze mu masesenguzi. Bansange kuri IKTV show. IKTV shows niho bigiye kujya bibera.
Gasaro TV.